Shalom shalom bene data bashiki banjye mukurikirana iki kiganiro amasezerano y'Imana kiri guca kuri cana ya Saveur Divine muri iki cyumweru. Njyewe rero mugiye kuganira kuri uyu munsi wa gatatu w'iki cyumweru. Nitwa Bagabo Joseph. Umunsi wa mbere twabanjijwe na bene data bandi n'uwa kabiri. Uyu munsi ngiye tugiye kuganira kuri iyi ngingo amasezerano y'Imana. Njye witwa Bagabo Joseph. Uyu munsi ndashaka kuvuga cyane kwizera no kwihangana nk'imfunguzo zitugeza ku masezerano y'Imana. Ese amasezerano y'Imana ni gute umuntu yageraho? Bisaba iki? Byagenda bite kugira ngo umuntu agere ku masezerano yahawe n'Imana? Ijambo ry'Imana iyo turisomye neza mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12 hatwereka ko nta kindi kintu kizagufasha kugera ku masezerano y'Imana uretse gukomeza kwizera no kwihangana. Nta kindi cyafasha umuntu kugira ngo agere ku cyo Imana yamubwiye uretse kugwiza kwizera no kwihangana. Reka tuhasome, haravuga ngo ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. 12 kugira ngo mutaba banebwe ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa b'amasezerano ngo babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Ahubwo mugere ikirenge, ijambo ry'Imana tukubwira kutaba banebwe ahubwo tukarushaho kwizera no kwihangana kugira ngo tugere ikirenge mu cy'abaragwa b'amasezerano, ariko ngo babiheshejwe babishobojwe no kwizera no kwihangana. Muri iyi minsi dusoyemo, muri ibi bihe turimo, kimwe mu bintu bizagufasha kugira ngo ugere ku masezerano y'Imana, kugira ngo ugere ku by'Imana yagusezeranyije, kugira ngo ugere mu by'Imana yavuganye nawe, nuko wakomeza ukagwiza kwizera ukagwiza no kwihangana. Ariko nanone kimwe mu bintu bigoranye muri iyi minsi bitumye abantu bajya kure y'umugambi w'Imana, bitumye abantu bata amasezerano y'Imana, bitumye abantu bajya hirya y'amasezerano y'Imana, ntabwo ari ikindi, nuko tena abantu benshi bataye kwizera no kwihangana, bigatuma baba kure y'amasezerano y'Imana, bigatuma baba kure y'umugambi w'Imana kubw'Imana yavuganye nabo mu buzima bwabo no mu rugendo rwabo. Reka turebe rumwe mu rugero rukomeye rw'umuntu umwe w'umugabo Bibiliya itubwira, wari umuntu w'Imana kandi wari umuntu Imana yemera, ariko nawe wahuye n'ingorane mu masezerano Imana yagiye imuhereza. Ibisomye Bibiliya mu Itangiriro ibice 17 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8 wasanga inkuru y'umugabo witwa Aburahamu, Imana imusezeranya kuzamugira sekuruza w'amahanga. Imana imubwira ibintu byinshi cyane, ariko n'iki nacyo igishyiramo, imubwira ko azaba sekuruza w'amahanga, akaba urubyaro rw'ukankana n'umucanga wo ku nyanja, kandi imubwira ko izaba umwana w'umuhungu arimo ibyo byose bizakomoka. Aburahamu iryo sezerano arabibika, ararigendana we n'umudamu we. Ariko uko ibihe byagiye bitambuka, imbaraga zikazenda zishira kubera ko imyaka yabo agendaga iba myinshi. Bakabona imyaka igiye iba myinshi, kwizera kwabo kugenda gushira ndetse no kwihangana birashira. Urugero rw'umudamu bamubwira ati dore tugeze mu zabukuru, kandi koko iby'Imana yatubwiye ndabona bizaturuka he ku myaka yacu yashize, kubona bidakunze, kubona imyaka tugezemo kubyara bitagishobotse. Hari igihe mu buzima Imana iduha amasezerano byaterwa n'ibihe turi gucamo tukabona bitashoboka, tukabona iby'Imana yatubwiye, tukabona amasezerano Imana yaduhaye ntashoboka, ntibyakunda bitewe n'ibyo turi gucamo. Ndabona icyo gihe bari bashyitsemo babonaga imyaka yabo itabemerera kugira ngo iby'Imana babye bishore cyangwa se bishoboke. Bigira inama, umudamu bamugira inama nawe arayumvira yuko bafata umuja Aburahamu akabyarana nawe, noneho uwo mwana akaba ari uwo nguwo hari Imana yabasezeranyije. Babikora gutyo, abyarana n'umuja umwana witwa Ishumayeli. Ariko ndagira nkubwire ko ibyo byose ni ingorane z'ibihe abantu bacamo bagatatira neza icyo Imana yavuganye nabo, bakajya hirya y'icyo Imana yavuganye nabo. Babyara umwana witwa Ishumayeli, ariko si Imana yari yarababwiye, ahubwo nyuma ku gihe cy'Imana, nyuma y'ibihe birebire bigoranye, nyuma y'ibihe birebire byari bisa nkaho bikakaye bari bamaze gucamo, igihe cy'Imana gisoye, uyu nguyu Aburahamu aza kubyarana na Sara umwana w'umuhungu Imana yababwiye kera hose witwaga Isaka. Ndagira nkubwire ngo ibihucamo ntibikakumara imbaraga ngo wumve watakaza kwizera no kwihangana, kuko igihe cy'Imana nigisohora, icyo Imana yavuganye nabo kizasohora. Ibihe si ikibazo ko tubicamo, tukiri muri isi duca mu murongo munini, duca mu muhanda munini urimo ibihe byinshi bitandukanye, usanga rimwe na rimwe bituma tugira kwishidikanya, tugatakaza kwizera no kwihangana, twibaza ko icyo Imana yavuganye natwe kitazasohora. Ariko nzi neza ko ijambo ry'Imana ritajya rihera, nuko ijambo ry'Imana ritubwira nisomye mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 17 hari ijambo ritubwira ko nta kintu na kimwe, nta jambo na rimwe Imana yigeze ivugana n'abana b'abantu
cyangwa Imana yabwiye umwana w'umuntu ngo rihere. Imana yacu ntijya ibeshya, ibyo ivuze irabisohoza kandi ikabisoza ku gihe cyayo. Ni nayo mpamvu rero ahantu usha, ibihe uri gucamo, ibihe waba uri kunyuramo, ntabwo ari kimwe mu bintu bikwereka ko ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe bitazasohora. Ahubwo nuko imbaraga nyinshi duhura nazo mu bihe ducamo zitwibagiza ko igihe cy'Imana kizagera. Icyo nagusaba rero mwene data, nkuko twasomye na ijambo ry'Imana hejuru twasomye mu Baheburayo rivuga ngo ariko rero kugira ngo mutaba abanebwe ahubwo mugire ikirenge mu cy'abaragwa b'amasezerano babihejejwe no kwizera no kwihangana. Nanjye ndagushishikariza nkagusaba yuko wakomeza kwizera kwawe no kwihangana kugira ngo ejo hazaza mu gihe cy'Imana, nyuma y'ibihe uri gucamo bitoroshye, uzasingire ibyo Imana yavuganye nawe. Kandi koko birashoboka ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta jambo na rimwe Imana ijya ivuga ngo bihere, muri Luka 1:17. Mwene data rero mushiki wanjye muri Kristo Yesu, ndashaka kukubwira ko ibyo Imana yavuze byose bizasohora. Gusa biragusaba kwizera, ukagwiza kwizera, biragusaba kugwiza kwihangana kugeza ku gihe cy'amasezerano y'Imana ku buzima bwawe azasorera, kuko byanga byakunda byo azasohora. Ndagira ngo durangize dusenga Imana, dusaba kugira ngo Imana ari ngewe ari weho idushoboze kurushaho kwizera no kwihangana kugeza igihe amasezerano y'Imana azasohora ku buzima bwacu. Hari ibyo Imana yagusezeranyije, harimo isezerano rikomeye ry'uko Yesu azagaruka agatwara itorero rye. Biragusaba kugira ngo ugwize kwizera no kwihangana kugira ngo Yesu naza gutwara itorero rye azasanga uri umuntu ugikomeye mu by'uru rugendo rujya mu ijuru. Hari ibyo Imana avuganye nawe ku buzima busanzwe bw'imibereho bw'ibintu byinshi muri iyi si. Hari ibyo yavuganye nawe se, izaguha urubyaro, izagukorera ibi n'ibi, ni byinshi. Amasezerano y'Imana abumbiye mu bintu byinshi Imana itubwira, ariko biragusaba kugira ngo ugwize kwizera no kwihangana kugeza igihe uzahurira n'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, igihe cy'Imana gisohoye. Kadusenga Imana. Turagushimye Imana yacu kuko uri Imana nziza kandi uri Imana nkuru. Tugushimiye kuri Imana itajya ivuga ijambo na rimwe ngo rihere, ahubwo iyo igihe cyawe kigeze, nyuma y'ibihe byinshi ducamo bigoye, igihe cyawe gisohoye ugisoza umugambi wawe ku buzima bw'umwana w'umuntu. Tugushimiye yuko uri Imana itwumva kandi uri Imana ijya natwe. Ndasenzera muri kano kanya ngusaba ngo Mwami Imana yacu ushoboze bene data bashiki banjye nanjye ubwanjye kurushaho kwihangana muri ibi bihe bitoroshye tugenda ducamo kugira ngo tuzagere ku gihe cyawe, kuko tuzi neza ko igihe cyawe nikigera ibyo wavuganye natwe bizasohora. Dushoboze rero kurushaho kwizera no kurushaho kwihangana kugira ngo tuzasingire icyo wagambiriye ku buzima bwacu igihe cyawe nigisohora. Tubisenze neza kandi tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.